Ese waba warigeze ubona inzoka izengurutse ku nkoni iki kimenyetso kiri kuri farumasi? Ubundi ni ibimenyetso bigera kuri bitatu ngiye kugusobanurira aka kanya. Icya mbere ni inzoka izengurutse inkoni. Icya kabiri ni inzoka izengurutse inkoni yarangiza umutwe wayo ikawurebesha mu gikombe. Icya gatatu ni inzoka ebyiri zizengurutse inkoni hejuru zikaba zifite amababa. Ibi bimenyetso jya ubyibazaho n'impamvu bihujwe na farumasi. Cyangwa se nawe ugendera mu kigali utazi icyo bisobanuye. Njye nitwa Ish Robert, iki ni ikiganiro kure y'imboni. Ikiganiro nzajya nkugezaho buri munsi nkubwira bimwe utigeze wumva mu matwi yawe. Mwaha ikaze. Duhereye ku kimenyetso cya mbere cyitwa Rod of Asclepius. Iki kimenyetso kizwi nk'inkoni ya Asclepius gikomoka ku muco wa Kiyisilamu ya kera, aho cyari ikirango cy'Imana y'ubuvuzi yitwaga Asclepius. Yari izwiho ubushobozi bwo kuvura indwara zose no kuzura abapfuye. Inzoka yizingiye ku nkoni yari isobanura kuvuka bushya, imbaraga z'umubiri zo kwisana, umwuka wo gukira no kongera kugira ubuzima. Asclepius yari umuhungu wa Apollo, imana y'izuba n'umumenyi, na Cronus y'ubumuntu usanzwe. Asclepius yize ubuvuzi ku buryo bukomeye, bivuga ko yari ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zose ndetse no kuzura abapfuye. Inyamaswa y'ingenzi mu buzima bwe yari inzoka. Inzoka zabaga mu rusengero rwe zafatwaga nk'izifite imbaraga zo gukiza kubera uburyo zivubura uruhu, zikaba nk'izivutse bundi bushya. Abantu bajyaga kwivuza muri Temple of Asclepius bakarara mu rusengero, bakizera ko baza kurota Asclepius cyangwa bakabona inzoka zinjira, bigafatwa nk'iteka ryo gukira. Inkoni ya Asclepius yari nk'ikirango cye. Inzoka imwe yizingiraga ku nkoni ye, bigahozwa n'ububasha bwe bwo gukiza. Inzoka impamvu ikomeye mu buvuzi, ni inyamaswa izwiho kwikiza cyangwa shade of skin, bigafatwa nk'ikimenyetso cyo guhinduka no kuvuka bundi bushya. Mu bihugu byinshi by'i Burayi n'ahandi, inzoka yagiye ikoreshwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima n'imbaraga z'ubuvuzi kuva mu bihe bya kera. Uko cyakwirakwijwe ku isi ni mu gihe abaganga n'abavuzi batangiye gukoresha inkoni ya Asclepius nk'ikirango. Ikimenyetso cya kabiri ni icy'inzoka yizengurukije ku nkoni, umutwe wacyo ureba mu gikombe, bakita Ball of Hegea. Iki kirango katurebe icyo OMS yasobanuye ku mpamvu yo kugikoresha ndetse n'aho amateka yaturutse. OMS ivuga ko impamvu yahisemo iki kirango bituruka mu mateka ya kera y'Abagiriki bo hambere, aho bivuga ko bari bafite ikigirwamana cyitwa Asclepius. Iki kigirwamana mu mateka yacyo kigira umukobwa wacyo w'icyegera witwa Hegea, kikaba umuhungu wa Apollo, akaba umwuzukuru w'ikigirwamana cy'ikirenga Zeus. Aya mateka yabaye hagati y'umwaka w'2400 mbere ya Yesu. Bivuga ikigirwamana cy'ikirenga Zeus cyaje kwicisha Asclepius umurabyo, mpamvu yo gukeka ko Asclepius kubera ubuhanga bwo gukiza abantu yazirara ikagezaho ikabaha imbaraga zo kudapfa. Mu gupfa kwa Asclepius mu ngoro yayo hasanzwe inzoka ebyiri zapfuye. Mu gihe bazikuyemo zongeye kubaho. Ibintu byatangaje Abagiriki, bemeza ko imbaraga za Asclepius arizo zavuye izo nzoka zikongera kubaho. Kuva ubwo Abagiriki bafashe inzoka nk'ikimenyetso cyo gukira, kuzuka ndetse no kubaho. Bahera ubwo bagaragaza ko inzoka izingiye ku gikombe ya cya kigirwamana cya Asclepius, umukobwa wacyo witwaga Hegea yakoreshaga mu kucyitaho. Ubundi Hegea yari umukobwa wa Asclepius, akaba yari imana y'isuku n'isukura mu buvuzi. Iki gikombe cye kirimo umuti n'inzoka ikinyweramo cyerekana ikinyabupfura, isuku n'ubuvuzi. Ikimenyetso gikunze gukoreshwa cyane cyane kuri farumasi zigezweho. Muri make bakubwira ko inzoka isobanura ubushobozi bwo gukira no gukiza, inkoni igasobanura ububasha n'ubuhanga bw'umuvuzi, igikombe kigasobanura umuti. Njye ndi Ish Robert, ngushimiye ko twabanye. Komeza kutugezaho ibitekerezo by'ibindi wifuza ko twakubwiraho, bitubwire muri comment. Njye ndi Ish Robert, urakoze cyane.